Ibihe byiza nshuti muvandimwe wowe wakoze nawe utarakora subscribe kuri OMT40. This is the comment. My name is One Sorry of course. Nkuko bisanzwe iteka. Nkuko rero nababwiye ko tugiye kuzajya tubikora, tugiye kuzajya dukora ibiganiro byacu cyangwa se dutanga comment ariyo content yacu tugiye kuzajya dukora. Ladies and gentlemen, aho muri hose mwebwe icyo muzakora gusa ni ukunkora subscribe, mukankora share, mugakora like, ndetse mugatanga na comment, ariko mujya no kuri TikTok ya One Sorry mugakora follow. Nkuko rero muri video y'ubushize nayo babwiye, mbabwira intambara cyangwa se ubugome buri muri zino mbuga nkoranyambaga, siritu YouTube kuko ama-channels ari kugabura abantu, atunze abantu benshi muri iki gihugu. Nkuko nababwiye ko bamwe bagiye bareka imirimo bakoraga ibabeshejeho neza n'imiryango yabo, ariko bakemera kuyivamo bakajya gukorera ku rubuga rwa YouTube cyangwa bagafungura amacano bagakorera kuri YouTube. Nuko bazi yuko byanze bikunze hari akantu karimo, nuko bazi yuko byanze bikunze hari ikintu bakuramo. Noneho ibaze intambara iri kugenda none iri kuvugwa muri no minsi, ni intambara iri hagati ya Bosco Empire, Pastor Claude ndetse na Emrene uvuga yuko bivugwa yuko yashatse kubakura ku mugati, nkuko nk'ubyo navuga nyine, kuko yashatse yuko YouTube ishobora kuba yabahana ikabasibira amacano yabo, kandi aricyo kintu kibatunze muri no minsi, aricyo kintu bahahiraho. Ntabwo uzabona umugabo nka Pastor Claude ajya harango yitotombe avuge n'ibitamureba, avuge n'ibintu bimeze nk'ari kwinjira mu buzima bw'abandi. Urebe Bosco Empire ajya gucukumbura amakuru amwe namwe, cyangwa agenda nabeshya ashyiramo ibintu bya montage kugira ngo azabishyire kuri YouTube, ni ukugira ngo abone akaryo. None baze kugira ngo Emrene yifate we abakoresha abahesha ama strikes ni ibihano YouTube iguha bitewe nuko uba wakoresheje ibihangano by'undi muntu utabifitiye uburenganzira, ukabifata ukabishyira kuri channel yawe kugira ngo nawe ubone amaronko ugendeye kuri wa muntu. Ibyo bintu YouTube irabihanira. Ubwo rero Emrene we yandikiye YouTube asaba yuko channel ya Bosco Empire ndetse n'iya Pastor Claude bashobora kuba bazivanaho bakazisiba, bitewe nuko ngo bakoresheje ibihangano byabo, amafoto yabo na ba Vestine na ba Dorcas ndetse na Idrisse umugabo wa Vestine. Dore ko murabizi ko Vestine ubu ngubu ntago ari mu Rwanda, kuva bajya gukora tour ku mugabane w'i Burayi ntago yigize agarukana na Murinda Habirene ndetse na Dorcas. We yarisigariye kubera wenda hari nkeka ko ari kubera ari saga zari zirimo zimuvugwaho, we n'umugore n'umugabo we mwitandukana ryabo ko bishobora kuba bagiye kuba batandukana. Inshuti bavandimwe rero, mwebwe ba boss muri hano hanze, show busy nayo wakoramo investment. Why not? You can invest in show busy and you can generate something. Nkuko mwaratangiye izindi business zanyu muzikora, ntago ariko zihita zibinjiriza direct, ahubwo bigenda biza gake gake. YouTube channel yo nayo igenda yinjiza gake gake. Iyo wamaze kuba monetize, iyo wamaze kuza abasub 1000, wamaze kuza watch time 2000, wapuranga icyo bita monetization. Monetization ni ukuvuga ngo nyine YouTube nyine igiye kukugira umukozi wayo, ugiye kuzajya utangira uyikorera ndetse inaguhembe. Ibyo bintu rero sinzi impamvu muri kugotwa, sinzi impamvu mugotwa cyangwa mukareba inyungu za hafi ahangaha ziri hano hafi ahangaha zifatika. Nurebe ko ushobora gukora investment, nkuko biri kuvugwa yuko izi channel zikomeye mu Rwanda tugiye tuzi zifite abantu ba nyirazo batari bo bari barabazikora. Tuvuge Emrene, iriya channel ya Empire ntago burangwa ari afite umuntu ayiragiriye. Uri kumva? Uwo bita ba Mitsutsu ngo ntago ngo ziriya channel ari izabo. Uwo bita Gasuku biravuga ko channel yira Gasuku Media TV atariye, hari abantu bakomeye mu gihugu abagiye ayiragiriye. Gufungisha Jihad kumushyiraho ng'ibyaha 9, nubwo hari icyaha yakoze nawe nyine, ariko kitakagombye ngo kumujyana hariya. Burango the dynamic ya Jihad burango iri gukenerwa cyane, ngo nuko yayibimye, kuko ngo baragutegeka wowe, ngo baragutegeka ngo ubu umukozi wabo, izo channel yawe bakazigura, ukaba umukozi wabo bakajya baguhemba buri kwezi.
kandi cano ishobora kukwinjiriza miliyoni 10 zinarenga ukwezi, ariko ugasanga umubosi wayo ari kuguhemba miliyoni 2. Urumva ko ariyo mpamvu ntago harimo amatiku adafite ahashingiye, ntago harimo amatiku adafite rezo. Abantu ntago bari gupfa ubusa, ntago bari gupfa ikintu kigaragara, ariko bikaba biri kuvuga ko Murindahabirene ari gukora ubugome butari bwiza habe na gato, gushaka gufungira abantu umugati. Claude aravuga ati njyewe nzemera mfungwe ku bwawe kubera ubugome muzaba wankoreye. Ubitwa Bosco Impa nawe akavuga ati nzemera njye mfungwe ku bwawe naye nzaguhemukira n'umuryango we nkuhemukire. Bivugwa ko ubu ngubu yamaze no gutoroka. Ubu ni ukuvuga ngo upload zose cyangwa se ibiganiro byose ari kugenda akora, ari kubikora ari hanze y'igihugu. Ubu ntago ari mu gihugu yamaze gutoroka, kubera yuko ngo RIB ngo yari yamutumijeho, yanze kuyisubira bwa kabiri. Bwa mbere ngo baramutumije, murabizi, baramutumije bamutumiza agezeyo arafungwa. Ibyo rero ngo nibyo yanze kongera kurengana ngo yongera afungwe bwa kabiri nkuko ubushize babigenze. Yahise afata umwanzuro ahita atsoka hanze y'igihugu. Ntago bizwi niba azagaruka, ntago bizwi niba azajya guta, ariko we ari kuvuga yuko afite ikibazo na Murindahabirene ugaragiwe n'abantu ngo batazwi, ntawo bizi, ntawo baza abo bantu, ariko ngo n'abantu bakomeye, ngo ntawo muvuga. Murumva rero ko ibintu bitoroshye, murumva ko muri showbiz ibintu bitoroshye. Reka mbe mpini ahanga, ariko muri video y'ubutanaye nzaza mbabwira umuntu w'umugome, washatse kunyicisha agashaka kumfungisha, akamfungisha desemene ku bugambanyi yari akoze hejuru igicucu gusa kidafite kizi yuko iyi leta ari yacu. Nje naraburanye ndatsirwa, ariko cyaramfungije kinziza ubusa, ngo cyarangambana n'abakozi bacyo, ngo narakibye cyari cyamaye akazi gitangiye kubura amafaranga yo kumpemba. Gicucu gusa anzahanga hari ubugome. None reka ngo kuza ni icyo nzanye ngo nishaka izajya kirebwa n'abantu 2 cyangwa 4 cyangwa 5. Nzi ko byanze bikunze igihe umuntu azagira ubushobozi cyangwa azabona ubushobozi buhambaye, umuntu azahita yitereka kamera, umuntu akajya ahantu agakoresha ifoto ikeye. Mujye mwihangana mu bisoko uko byogoshe. So Nyagasani Imana akomeze kubaho umugisha, abayifungure bahaza mwebwe n'imiryango yanyu, ntabayifungure batera umurengo, ko murabizi ko umurengo nawe wica nk'inzara. So this is the comment on my YouTube channel OMT40. My name is Wansori. May God bless you wherever you are, whatever you do. God bless.